Mu Rwanda uyu munsi abantu benshi bashaka gutangira ubworozi, ariko ikibazo gikomeye ni iki ngiki: ni ubuhe bworozi bwatanga inyungu nyinshi? Ese ni inkoko, ni inkwavu, ni amafi, cyangwa se ni inka cyangwa ingurube? Uyu munsi tugiye kugereranya ubworozi butandukanye dukurikije ibintu bigiye bitandukanye. Amafaranga icyo turakirebaho bisaba mu gutangira, isoko icyo risaba, ubworozi bworoshye, inyungu bushobora gutanga, n'ingaruka cyangwa se risike zabo. Niba nawe wifuza kwinjira muri agribusiness cyangwa se mu bintu bijyanye n'ubuhinzi n'ubworozi, iyi video iragufasha cyane. Kurikira ugeze ku mpera zayo kugira ngo utaza kugira na kimwe ucikwa. Reka dutangirire ku bworozi bw'inkoko. Duhereye ku bworozi bw'inkoko kuko nibwo bumwe mu bworozi bukorwa cyane mu Rwanda. Ngira ngo ahantu henshi mujya mubona umuntu wese ugiye korora yorora inkoko. Aha twakwibaza, ese kubera iki umuntu wese utekereje ubworozi ahita atekereza inkoko? Amahirwe ahari ni uko isoko ni rinini cyane mu korora inkoko. Haba ari kugura inkoko, haba ari kugura amagi, isoko rirahari rinini cyane rwose rihagije. Abantu barya inkoko n'amagi hafi ya buri munsi. Urebye mu maresitora, ukareba mu tubari, ukareba ahantu henshi hagiye hatandukanye, barya amagi buri munsi ndetse n'inkoko ziraribwa cyane. Ikindi kisumbuyeho, nk'abantu borora zino nkoko za kijyambere cyangwa se zino z'inyama, murabizi yuko zigira cycle ngufi cyane. Ni igihe gitoya, iminsi 45-60, uba utangiye gusarura za nkoko zawe ziba zagurishwa. Ikindi rero cya kane gituma wakorora inkoko ni uko ushobora gutangira ufite kapitali ntoya. Birashoboka rimwe na rimwe, ku bwoko bumwe. Aha ndakubwira ubwo ari bwo, ni uko utangiriye nko kuri broiler zishobora kugurishwa mu gihe gitoya, kandi noneho nizo zishobora kuba wagurisha ukabona inyungu zigutwaye igishoro gitoya, kubera ko uba uzoroye cycle yazo ni ntoya. Ikindi hari izo bita layers z'amagi zitanga amagi buri munsi. Izi nazo ni inkoko nziza zitanga inyungu y'igihe kirekire, ariko nanone zikayitanga nazo zimaze kugutwara byinshi. Ubwo rero iyo ugiye korora uhitamo bitewe n'igishoro ufite cyangwa se n'isoko ryawe ufite uko ryaba rimeze. Nubwo rero ubu bworozi bushoboka kandi bworoshye, haracyarimo imbogamizi zisa nkaho zigikomereye umworozi, arizo zigendanye n'ibiryo bihenze. Kuri iki gihe ibiryo birahenze. Ikindi ni uko bitewe n'uko inkoko ziba zibana ari nyinshi mu nzu cyangwa se mu kibuti, indwara zishobora kugutera igihombo cyane. Imwe cyangwa ebyiri zishobora kurwara ugashiduka ifamu yose igiye hasi. Ikindi ni uko zimwe mu mbogamizi aborozi barabizi, muraza kutubwira muri komenti, ni uko hari igihe akenshi igiciro rimwe na rimwe gikunda guhindagurika, ugasanga cyaguye cyane cyane ku nkoko z'inyama. So ibyo rero ugasanga nyine birimo biragenda bica aborozi intege, ariko ntibyakaguciye intege, kubera yuko ubworozi bw'inkoko bushobora gutanga amafaranga menshi mu gihe gitoya, igihe management yazo yakubereye nziza. Iki kintu mucyumve, igihe management yakubereye nziza. Management yayo ni iki? Iyo tuvuze management yazo, ni cya gihe uba ugomba kumenya imirire yazo, ukamenya ubuzima bwazo, uzirinda indwara, ukanamenya n'isoko uko rigiye rihagaze. Rwose icyo gihe inkoko zaguha umusaruro mwiza cyane ukeneye kugira ngo witeze imbere. Reka turebe ku bworozi bwa kabiri, reka turebe ku bworozi bw'inkwavu. Ahangaha murahita muvuga ati ugeze iwawe mu bintu byawe. Ariko ahangaha turi kuvugisha ukuri, ndababwira ukuri
ubworozi bw'amatungo agera muri 5 kugira ngo wowe wicare abe ari wowe wishakishiriza igisubizo cy'icyo ugomba guheraho bitewe n'ingingo ndi gukomeza kugenda nkubwira. Ubworozi bw'inkwavu bugenda bukura cyane mu Rwanda muri iki gihe uko abantu bazi kugenda babibona. Ni ubworozi buri kugenda bukura kurusha uko byari bimeze kera. Abantu benshi rero batangiye kubona ko inkwavu zororoka vuba, barabatangiye kubimenya vuba. Ahangaha rwose ko urukwavu ruhaka ukwezi kumwe rukaba ruguhaye umusaruro ntabwo abenshi bari babizi. Ni ukuvuga ngo ikindi ni uko abantu batangiye kumenya ko zirya ibiryo bidahenze cyane, zirya ibyatsi zikarya na peleti zo mu nganda, ariko iyo wabihuje neza ntabwo ibyatsi biguhenda nta nubwo na peleti ziguhenda. Ubwo rero imirire yazo ntabwo ihenze cyane nk'andi matungo. Ikindi abantu bamaze kumenya ni uko zikeneye inkwavu zororerwa kuri espace cyangwa se ku mwanya mutoya. Umwanya uba ari mutoya, ahantu hatoya rwose ushobora kuhororera inkwavu, bityo bikanagabanya n'ikiguzi cy'ibikoresho ushobora gukoresha wubaka ibiraro byazo. Hanyuma rero amahirwe ari mu bworozi bw'inkwavu ni uko igishoro cyazo ni gito cyane ugereranyije n'ubundi bworozi. Ikindi cya kabiri ni uko zororoka cyane nk'uko nahoze mbivuga. Andi mahirwe ya gatatu yo mu bworozi bw'inkwavu ni ifumbire yazo. Ifumbire yazo turi kuvuga harimo ifumbire yazo turimo turavuga harimo amaganga, hakabamo amahurunguru. Ni ibintu, ni ifumbire nziza twagiye tubona akamaro kayo kandi n'uburyo ki ushobora kuba wayikoresha. Hanyuma ikindi cya kane ku kijyanye n'inkwavu ni uko ushobora gutangirira ku nkwavu nkeya zikagenda zaguka ziguha umusaruro mwiza. Zimwe mu mbogamizi rero aborozi turi guhura nazo muri iki gihe ni uko ikibazo kigihari ni icy'isoko nk'uko benshi bakunda kubivuga. Inyama z'inkwavu ni isoko riri kugenda rikura gahoro gahoro kuko ntabwo zari zimenyerewe cyane ku isoko, n'abantu bari batarazimenya ko ziribwa, ko ziryoha, ko inyama yazo ari ingenzi mu buzima. Abantu rero benshi ntabwo bari bwamenye agaciro cyangwa se akamaro k'inyama z'inkoko. Ikindi cya kabiri n'imbogamizi ni uko abantu bose ntabwo baramenya n'inyungu iva mu nkwavu. Ntibaramenya inyungu y'uko harimo inyungu mu ifumbire yazo, hakabamo inyungu mu kuzigurisha nk'inyama, hakabamo inyungu mu kuzigurisha nk'icyororo. Inyungu rero ntabwo abantu barabasha kubona inyungu y'inkwavu nk'ubundi bworozi. Ikindi ni uko nyine kubona nyine abakiriya ni imbogamizi, ariko nk'uko nabibabwiye isoko ririmo riragenda ryaguka gahoro gahoro. Rero niba ushaka gutangira buhoro buhoro ubworozi bw'inkwavu bushobora kuba amahitamo meza mu korora no kwiteza imbere by'ejo hazaza. Icyo nakubwira ni uko wenda ushobora kwibaza ngo ese ngo ari inkoko n'inkwavu. Nagiye mabwira imbogamizi nkababwira n'ibyiza bya buri tungo. Ubwo ntahawe wo kugira ngo ube wahitamo, kuko turaza kubibona nyuma. Ukomeze ukurikire, reka turebe no ku bundi bworozi nabwo bwakugirira akamaro muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda mu myaka mike iri imbere. Ubworozi bwa gatatu ni ubworozi bw'amafi. Ahangaha mwakwibaza ngo ese uyazanye gute? Ni ukuvuga ngo ubworozi bw'amafi nabwo ni ubworozi buri gukura cyane mu Rwanda, kubera ko domande cyangwa se uburyo akenewe ku isoko biri kuzamuka cyane cyane. Abantu batuye mu mijyi barabizi amafi afite isoko ryiza cyane. Ikindi n'abantu bari kugenda bakangukira kuyarya cyane. Ibi byose ndi kubabwira, izi ni inyama z'umweru dusabwa no kurya kwa muganga.
aho kugira ngo tujye kurya inyama zitukura. Rero amasoko y'aya matungo magufiya arimo aragenda azamuka gahoro gahoro, uko abantu bari kugenda babyumva, uko abantu bari kugenda bumva akamaro ko kurya ibikomoka ku matungo, aya matungo nayo ari kugenda agira isoko ryiza cyane. Ikindi ni uko amafi ashobora gutanga umusaruro mwiza cyane kandi agatanga n'inyungu iri hejuru. Nubwo nayo atabura imbogamizi nk'uko tugiye kuzivuga, rero kimwe mu bigorana ni ukubona ibyuzi byazo, bisaba investment itoroheje mu byuzi kugira ngo ubone uko uyorora, cyangwa se mu matanka hari abakoresha tanka, ariko nazo murabizi ziba zihagazeho. Ikindi kisumbuyeho indi mbogamizi, ibiryo byazo nabyo birahenda. Ibiryo by'amafi birahenda, kuri ubu ngubu birimo birahenda cyane, ariyo mpamvu usanga kenshi kuri aya matungo arya ibiryo byo mu nganda biba bisaba kugira ngo ushake n'izindi nyunganiramirire, kugira ngo twagiye tubibona nko ku mworozi woroye Black Soldier, kugira ngo ya masazi y'umukara, ziriya nazo ziri mu byunganira imirire ya za nkoko ndetse n'aya mafi. Nuha rero ku mworozi agenda ashaka ubworozi bukomatanyije kugira ngo hajye hagira igisagurira ikindi cya gatatu, n'imbogamizi ya gatatu ku bworozi bw'amafi ni uko ikijyanye n'amazi. Amazi ni ingenzi cyane, niyo atuma amafi abaho, ariko uburyo bwa management yayo bishobora kugora, nko kubikorera mu rugo kugira ngo uzabone fagitire wishyuye y'amazi byahagorana. Niyo mpamvu rero nyine ubworozi bwinshi nyine bukenera kubanza kubitekerezaho no kubijyamo wafashe umwanzuro. Muri rusange rero, muri make, amafi afite akazoza cyangwa se fitire nziza cyane, kuko isoko riri kwaguka mu maresitora, mu tubari, mu ngo, hose amafi ari kugenda yaguka cyane isoko. Ariko nanone ntabwo ari ubworozi bworoshye gutangira ku muntu uwo ari we wese, ubworozi busaba imbaraga, ariko burashoboka. Umuntu ubifitemo ubushobozi ashobora kubikora kandi akabikora neza, bikamuha umusaruro mwiza cyane. Reka turebe n'ubworozi bwa kane, turebe ku bworozi bw'inka. Inka ni kimwe mu bworozi bukomeye cyane hano mu Rwanda, kuva no mu mateka no mu muco wacu, ariko ni bumwe mu bworozi bushobora kuba bwaguha umusaruro w'igihe kirekire, kandi noneho bukaguha umusaruro ukenewe ku isoko cyane. Amata arakenewe buri munsi, haba ari ku bana, haba ari ku bantu bakuru, haba udushopu tw'amata tuba ari twinshi. Amata aranywebwa cyane umunsi ku munsi. Hanyuma ifumbire nayo, ifumbire y'inka, inka itanga ifumbire nyinshi kandi mu gihe gitoya, ari ikenerwa no mu buhinzi bwa hato na hato twirirwa dukora. Ikindi ni uko inka ifite agaciro gakomeye. Inka ni itungo rihenze, no ku isoko rirahenze, haba mu buryo bw'inyama, haba no mu buryo bwo kuyigura nk'icyororo. Inka ifite agaciro gakomeye ku isoko rya Rwanda. Ubwo rero ayo ni amahirwe hari mu bworozi bw'inka, harimo nyine kuba amata afite isoko rihagije, n'ubu tutarihazamo, hakaba n'ifumbire ifite isoko rimeze neza, hakaba nyine n'ako gaciro bwako k'inka. Gusa harimo imbogamizi zigiye zitandukanye. Naho imbogamizi ya mbere ni uko bisaba igishoro gihambaye, bisaba igishoro kinini cyane kugira ngo winjire mu bworozi bw'inka. Ikindi ni uko nanone ibiryo by'inka nabyo birahenze, ariko nanone zirya n'ibyatsi, ariko bitewe n'ingano z'ibyo zirya, hari igihe usanga igiciro kiri hejuru. Ikindi cya gatatu ni uko zikenera cyane kuzitaho ubuzima bwazo, veterineri uzitaho umenya ubuzima bwazo. Akenshi rero ugasanga cost cyangwa se ikiguzi kirimo kiragenda cyiyongera
cyangwa igishoro kiri kugenda kiyongera kuri bwa bworozi bwawe. Muri rusange rero ubworozi bw'inka bushobora gutanga amafaranga menshi, ariko nanone busaba nabwo igishoro kinini ndetse n'ubumenyi bwisumbuyeho. Reka tugende ku bworozi bwa nyuma nari nifuje kubategurira uyu munsi, aribwo bworozi bw'ingurube. Benshi bagiye banabimbazaho ati wazadukoreye ku bworozi bw'ingurube ukaduhaho amasomo n'ubumenyi butandukanye. Icyo nakubwira uyu munsi ni uko ingurube zitanga inyungu nziza cyane. Zitanga inyungu nziza cyane kubera ingingo 3 ngiye kukubwira. Zikura vuba, murabizi, kandi ikindi isoko rirahari. Utubenzi tumaze kumenyekana ahantu hose n'iki byose. Isoko ry'inyama z'ingurube rirahari, isoko ry'icyororo, abashaka kujya korora, isoko rirahari rinini. Ikindi cya gatatu ni uko zororoka nazo cyane. Ingurube ishobora kuguha ibyana bigera mu 8, 10, 15 gutyo. Ingurube zirororoka cyane, kandi nazo riri mu matungo yororoka mu gihe gitoya, aho ishobora kukubyarira nk'inshuro 3 mu mwaka. So rero naryo ni itungo ryororoka vuba, kandi navuga ngo ritagorana cyane nk'uko n'andi matungo bishoboka. Imbogamizi rero nazo zijya zigira ntago zabura, nuko isuku yazo iragora, ariko isuku ni ingenzi, ngira ngo murabizi ku matungo yose isuku ijya igoranamo, ariko iba ari ngombwa. Indi mbogamizi ikomeye cyane, murabizi, zikunda kurwara ikintu bita muryamo. Iyo yajemo rwose biba ari ikibazo. Iyi ndwara ya muryamo cyangwa se na rushe, usanga ari indwara zikunda kwibasira ingurube kandi zikazizahaza, ndetse zikaba zanapfa cyane ku kigero cyo hejuru. Rero iyo wabashije gukontorora zino ndwara, ingurube zawe nta kibazo zishobora kugira. Rero ni ukuvuga ngo ubworozi bw'ingurube ni ubworozi bushobora kuguha amafaranga menshi pe mu gihe gitoya, kandi nanone bukaba bwanaguteza imbere rwose mu buryo bworoshye. Gusa icyo ugomba kwitondera ni ikijyanye na management yabwo. Igihe ari nziza, ukubahiriza isuku, ukamenya uburyo ukontorora indwara, za ngurube zawe zaguha umusaruro. None rero bavandimwe, nk'uko mumaze kubibona, ni ubuhe bwoko bwiza kurusha ubundi wavuga? Tubonye ubwoko bugera muri 5, tubonye ubwoko bw'ubworozi bugera muri 5. Harimo ubworozi bw'inkoko, harimo ubw'inkwavu, harimo ubw'inka, harimo ubw'ingurube, ndetse twabonye n'ubw'amafi. Ese turi kwibaza ni ubuhe bwoko bwiza kurusha ubundi? Ukuri guhari rero ni uku. Nta bworozi bumwe bwiza kuri buri muntu wese, ntabwo. Ubworozi biterwa n'ibi bintu ngiye kukubwira. Ikintu cya mbere, hari igishoro ufite. Icya kabiri, ngira ngo twagiye tubibona ibishoro kuri buri bwoko. Icya kabiri, biterwa n'aho utuye. Aho utuye ushobora gusanga hatemerewe kororerwa ingurube, cyangwa se bitazakunda. Aho utuye bishobora gusanga kuhororera inka bitakunda bitewe n'ubwatsi utabubona. So aho utuye rero naho uhareberera mu buryo bwo guhitamo ubwoko bw'amatungo ugiye kujyamo. Icya gatatu, isoko ufite. Isoko ufite niryo ugenda ureberaho, ukavuga ngo bitewe n'ahandi n'iri soko rihari ushobora gutangira ubworozi buno. Icya kane ugomba kwitondera, nk'uko murambibabwira, n'ubumenyi. Ubumenyi ufite ku itungo runaka nibwo bushobora gutuma ufata umwanzuro kuvuga ngo reka njye muri buno bworozi.
hanyuma icya gatanu nasorezaho ni ubushobozi bwo kubyitaho, ubushobozi bwo kwita kuri ayo matungo. Ese mfite ubushobozi bwo kuzajya nzigurira ibiryo, ubuzima bwazo, ese kwagura ibiraro, ese ubushobozi bwo kubwitaho. Icyo ni cyo cya nyuma nakubwira gishobora gutuma uvuga ngo uhisemo ubworozi ubu n'ubu. Ariko rero reka nanjye mbagira inama nk'umuntu ubimazemo igihe cyangwa waganiriye n'aborozi benshi, niba ufite kapitali ntoya cyangwa se igishoro gitoya, jya mu nkwavu n'inkoko. Ubwo wakwihitiramo. Niba ufite investment nini, kuvuga igishoro kinini cyangwa se agafaranga gafatika, jya mu bworozi bw'amafi cyangwa ujye mu bworozi bw'inka, kuko amata arakenewe cyane. Hanyuma niba ushaka ibyihuse, kubona inyungu yihuse mu gihe gitoya, jya mu bworozi bw'inkoko z'inyama, izo twita broiler, cyangwa se ujye mu bworozi bw'ingurube. Hanyuma nimba ushaka long term stability cyangwa se ubworozi bw'igihe kirekire navuga burambye, igire mu bworozi bw'inka. Ikintu gikomeye ntabwo ari ugutangira ubworozi bwinshi, ahubwo ni ugutangira neza, ukiga ku isoko, ugakoresha uburyo bwa kijyambere, ndetse no gukomeza kwiga umunsi ku munsi. Ubworozi rero bushobora kuguhindurira ubuzima, ariko busaba discipline n'ubumenyi bufatika. Niba rero wakoze iyi video, kanda like, ukande na subscribe, hanyuma uduhe na comment hano utubwire wowe uri kwiyumvamo ubuhe bworozi wumva watangira. Ese urashaka ubwaguha inyungu nyinshi mu gihe gito? Ese urashaka ubwaguha inyungu mu gihe kirambye? Wowe ukeneye ubuhe bworozi? Twandikire muri comment, hanyuma unadusaba icyo wumva udasobanukiwe twazaganiraho mu kiganiro kizakurikira. Ciao, muri kumwe na Amoni Mwumva Neza, Iwacu Connect, nibo babategurira bino biganiro byiza cyane.